nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati na hanze guilty pleasure. Ibwo guilty pleasure harimo n'akabazo ga point interrogation /28 years old. Tindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Inkotanyi zafunze data pasteur zimuziza ubusa. Akona umwanya wo gutuka inkotanyi, akona umwanya wo gutuka abayobozi bose b'igihugu mu magambo asa neza nk'aya ngaya Moses yavuze. Ku bwanjye rero ntabwo Moses yavuze ijambo rye wenyine. Moses niba binamurimo ariko yarateguwe kugira ngo avuge mu gihe nk'iki ngiki. Niyo mpamvu ahari hose ukuboko k'ubutabera kugomba kuhagera, ntibirangire kuri izi social media. Niba ngombwa igikenewe gikorwe, ariko umuntu nk'uyu nguyu aje yerekwa abantu bakabarore abone kuko yavuze ijambo yarenze umurongo utukura. Imesa iteye ubwoba, napfuye. Okay. Hagati aha abantu ndatekereza aya masaha noneho nshobora gutegeka namwe mukaza mukashiraho comment. Ibi bintu mwabisomye mwumva mugize ubwoba mu nda. Hano kuri TikTok kugira ngo no kuri TikTok kuri Twitter aro tuza kuri ibi bintu ntabwo nigeze nemerera kuzamura abantu kuri TikTok ibintu muvuga. You wanna say something about this? Funga mic gicanda, funga mic. Funga micro. Ufunge micro. Murashaka kugira ikintu muvuga. Mwabibonye namwe murarira kambahere ku ya mbere. Message ya mbere agiraga irya iti ndashaka uyisome. Mugira ikintu mubivugaho mbere yuko tusana izi ngizi nshyashya kugira ngo dutangirane. Bari nyumvire vraiment. Ariko se mwambesire mwe ubuzamu we uwase kiri kumwe n'umugabo bazamura leta ikazamurwa inyongero manuka. Ndebera ubushita. Ntabwo mushobora kuvuga sinda. Ako se Nessa ndebera uburanga ati ntabwo mbikunda bashaka kujya mu focusing ibintu birebire ni ibintu bikomeye. I don't need people baza just for Nessa shaka internet fatika. Nessa uranyumva uranga ati ntabwo mbikunda bashaka kujya Nessa yego se ko afite amayeko ari kumwe na Bidkira nta mumanuye afite amayeko nta mumanuye wagize urimo kanure Nessa muri model kanitanye kwambura sindi moderator ari kushama nanje gute Nessa ya mayeko ntabwo bayumvisha Nessa ngo amanuye yari kwimyutinga mwana cyangwa ukamubwira ko kongera mu gihe yamuye. Urafata umuhanzi nka Nessa ukamumanura nta n'ugutinya. Narubwo nabonye ko ari we waririmbye yihe wowe Nessa ugera uzamuke. Okay, niba hari umuntu okay gore zamuka shiri zamuka ariko zanana zamuka hano shaka tubaye tubikiraringe mu sharing space abantu bacyari bakeya. Partage la space. Ese ni space ni TikTok. mu gifaransa cya Godfather. Umva nkubwira wa mukobwa we urumva kamenyero yanze nyina hari ukuntu umbona ushaka kunyurira ushaka no kumenyera iyo turi mu bintu biri sensitive ngibi ngibi uceceka tegereza umwanya uvugira kwa ijambo mute your mic. Ura nta nshuti ngira iri nshuti biri ngombwa ntabwo nkuzi ntabwo tuziranye please mute your mic. Okay twakomeje gore zamuka. Nessa uranyumva Nessa uranyumva cyangwa ni Bidkira ukoresha telefone? Sema ngo fata mic na gwa mic cyangwa kandi kukantuza no gasuza musano. Abaye gute nawe reka kwitsinaza. Reba ahantu hari akantu arya babazamuka muto bamugani. Reba ahantu hari aga plus ugakandeho. Urumva? Gakandeho uzamuke. Nessa na Bidkira uranyumva? Network ni Nessa ntabwo network abimani shaka network. Se muhungu reba abantu haraka mikoro ukandeho please abandi mutapinga screen hano. Okay ndakumva uranyumva ndakas Nessa suri tukaza banzi b'Kigali nibiki
se muhungu akaneze kuri request mbere ko ntajya ko nshaka kugira ngo maze muri zinzo amajwi akandaho nese ashaka network no nkuzamure kuri kumvangira uwo bita ntuza ku bantu bari kuri TikTok mudakoresha Twitter amakuru cyangwa byatangiye nesa oui kumva mani washatse network okay reka nkomeze ubona network ndakuzamura iyi nkuru yatangiye igira gutya nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro uyu bamwita Kwanda Moses cyangwa Moses Twahirwa wamenyekanye muri Motion yatangiye aterura agira atya ati nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro 1 cyangwa rimwe inkotanyi zafunze data pastere zimuziza ubusa 2 bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye icyangugu ndi kumwe na mama mfite imyaka 6 3 inkotanyi zakubise ikiboko papa ari Konguki zakubise ikiboko papa reka nzajye zuminga yakubise niba ifite insomere ngende gusoma kuri telefone kandi iri kuri ntabwo mbibona neza cyane bishaka soma nta kibazo ntabwo mbibona neza wallahi ngaho mitinga mic yawe mute your mic then mute your mic uri mu rusaku tugende gake tugendane gato yamwumve tugendane gake mwumve niba utari kubyumva aha 3 inkotanyi yakubise ikiboko papa arimo gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mikeya babahaga yo gufata ingemu twabazaniye mani ibiboro biri kure yasubiye mu gihome ntamusuhuje ndapfuye papa shani bari umuntu ushobora kumfasha akamfasha kuko ndi gusoma biri kure Kameme nta muntu hari wabibonye ngo abimfashe kubisoma anybody ubifite ngo abisomere ngenda za gusoma mvuye mu rusako ndamana hanyuma aba bantu ngende mu cyo wite kuri goro hanyuma ndakubaza sharp niba ari sharp urahari sharp rimwe tumuka sinkunda abantu baza kubyagira hano you have nothing to say or nothing to do Sylvie uranyumva gusa ntabwo ngiye mbifite manuka ubundi waje gukora iki Kendo urabifite ariko se ko bidasomeka fresh se muhungu usomera ibyo bintu hanyuma zuzu urahari hari ibi bintu urabifite yego soma isome musharing live se muhungu babarira ndize ariko se muntu ubifite imbere ya machine kuri wowe wahari ibindi yanditse byohereze bimpa se muntu ufite Snapchat ye gore karam ufite Snapchat uriya mugabo iya kujya bino nabyo ntabiriho bino bintu mana rero bino byo kuvuga ngo bamurasiye ngo bari mu security guard ngo ku gipangu nibyo mbonye ibindi byose nabyo ndi kubona se umuntu umwe muri kwikuraho ibindi Zuzu bisome yanditse ngo mureke twumve yego nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro yego rimwe arandika ngo inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa 2 bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye icyangugu ndi kumwe na mama mfite imyaka 6 3 inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye yasubiye mu gihome namusuhuje 4 papa ni umurinzi w'igihango
ko bitagaragara. Aho ngaho nabizi yarokokeye. Komeza. Yarokokeye mu rugo, papa yaramuhishe, kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana mu myaka 26 ishize. Oya hashize imyaka 36. Yego niyamaze uwo mu Imana. Tugeze kuri kangahera 4. 5. Ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze. Nongeye kumwiyumvamo, baramufunguye. Yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. 6. Naraye ndira ubwo FR ni First Lady umutama president yabwiraga Perezida Paul Kagame, yambwiraga ko akose wasanditse muko ntabwo bigaragara neza, azambara ishati. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga, none ndi kusana muri screen yanga, yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze. Aho ngaho kwasomoka humva. Yego. Ni ukuvuga ngo umunsi First Lady yabwiye Moses ko Perezida Kagame cyangwa umugabo we azambara ishati uyu musore yadoze, Moses yarayarira ijoro ryose ko umuntu yanga urunuka agiye kwambara imyenda ye. Mugu wangu. Ngaho tangira uhasome. Aho ngaho tangira noneho uhasome neza. Naraye ndira. Wiseka wacyohego birababaje. Ntabwo ndi guseka. Birababaje, mbega urwango, mbega ubugome. Soma. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze imyaka 28 ishize. Imyaka 28. 7. Sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Nabindi. Niyo nyine ufite. Ese wari ukwisomera hano? Kugarukira anga afite oya, nembe ni bibyonyine mfite. To biriya ya Ange Kagame rero. Biriya ya Ange Kagame. Ayo ufite? Ndayifite. Koma wiruka. Niye. Nayo mfite nge. Hano ku cyiciro cya kabiri yanditse hejuru aravuga ngo yes mu nguni. Dore ngiyi kamye bashije hano uyikorera screenshot. Dore ngiyi reka mibashirireho, dore ahangaha sasa. Rero abantu mushaka gusoma iyi ngiyi ntimwite muyisome. Murebe hari hejuru mu nguni. Muharebe, Eric wahabonye hari ahantu cyangwa ntabwo ari wahabonye? Niba mu nguni hejuru. Well, guess who is going to be ni indirimbo ya Kanye West yashyizeho yitwa Jail. Ni kwa na lyrics aba be in jail tonight. Hanyuma rero soma hanga twaye. Inde. So miyo nuzira aho ngaho. Hey, that's how we ended up with the F on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. Then that's how Ange Kagame sent troops to search my house office for weed. And thank you, Kagame, no more. Really cool. It is crazy. Murabyumvishe? That is how we ended up with the ahangaha nuvuga ngo niyo mpamvu cyangwa ubu ngubu uko byagenze byaje kurangira passport yanjye ihinduwe on public cyangwa muri online. Urabona ko passport ishobora kuba ikintu cyose kiri kuri muri telefone, nuvuga ngo hari software, hari soft na hard copy, soft copy na hard copy. Nesa wabonye network Nesa imuhazira mugirane Nesa rubyiruko uyu munsi none wo guhaguruka mukarwana umuhenerezo
hano aravuga ati niko byaje kwendinga up pasiporo yanjye ifashwe barayifojaringa cyangwa barayihindura barayimanipira ihindurwa umugore. Iriya F isobanura igitsina gore, femi. Urukumva? Femine. Ati ihindurwa umugore, urukunyumva? Mu buryo ntazi, ruvani nko kuvuga ngo bafashe pasiporo ye atabizi baragenda bayihindura iy'abagore. Turi kumwe? Ahanga ndaza kuzamura abantu, niba uzi ko uzamuke ntugire ikintu uvuga, utaje kwamagana, utaje kugira ikintu uva kuri ibintu uvane muri request yawe. Turi kumwe? People, I need ko buri wese uri buze kuzamuka, uzamuke uri buze kugira ikintu uvuga. Twagiye ahanga haravuga ati